nabonye hari abantu bihangishijweho ibintu byo kuza kuntera amabuye ngo ndimo ndatuka babagaragu ngo b'Imana, kandi Imana yatubwiye ko itagira abagaragu ahubwo uzizera kandi akemera Yesu nk'umwami n'umukiza wazahinduka umwana w'Imana. Niba rero mwebwe ubwanyu mwemera ko muri abakozi b'Imana no kuvuga ngo uwo mukorera ntimumwizera ntimunamwemera, kuko iyo muba mumwemera munamwizera ntago muba muri abakozi ahubwo muba muri abana. Ariko nk'uko mpora mbibabwira, kubera inda nini yayo murwanira kuba abakozi kuruta kuba abana. Nuko rero nihagira ushaka kugira icyo avuga kuri ibi bintu nsize hano, ajya anyura muri komenti abivugira ahangaha, n'abandi bose bayibona areke kujya kunyura mu gikari anyandikira kuri WhatsApp. Murakoze.